Bavandimwe muri Kristo, twongeye kubaha ikaze kandi twongeye kubasuhuza muri rya zina. Muri rya zina. Izina rikomeye, izina risumba andi mazina yose, ari ryo zina ry'Umwami Yesu. Amen. Ry'Umwami Yesu. Turabasuje kandi tubaha ikaze. Ni bwa butumwa bugiye gutambuka, hunga udapfa. Amen. Hunga udapfa. Mumaze kumenyera kandi murimo gukurikira muri benshi. Ubushize mu butumwa buheruka mwakurikiye muri benshi cyane. Nabonye muri hafi gukwira 10,000 bakurikiye ubutumwa buheruka umuvandimwe yatugejejeho. Bwavugaga ngo mwumve iby'indangamuntu y'ikoranabuhanga mwumve iby'indangamuntu y'ikoranabuhanga igiye kuza, aho bihuriye n'inkingo za COVID-19. Amen. Niba utarabukurikiye, andika kuri channel ya Les Douze Ouvriers, ubukurikira ububanziriza ubungubu n'ubutumwa bukomeye cyane, kandi habayemo n'ibibazo bimwe na bimwe abantu babajije, ariko byose turabivuga naho mu kanya. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge duhe Imana icyubahiro kuko niyo mugenga wa byose, mu izina rya Yesu. Mana, turagushima mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tugwaye icyubahiro kuri uyu mwanya mwiza udasanzwe, umwanya w'imbaraga, umwanya w'ubushobozi. Ijambo ryawe ritubwira muri Zaburi 119 ku murongo wa 33 ngo Uwiteka ujye unyigisha inzira z'amategeko yawe. Haleluya. Ujye unyigisha inzira z'amategeko yawe wandikishije kugira ngo haleluya, kugira ngo nitondere kugeza ku mperuka. Amina. Ujye unyigisha amategeko yawe kugira ngo nitondere kugeza imperuka. Icyo ni ikintu gikomeye abana b'Imana uyu munsi tugomba guharanira mu buryo bwose bushoboka. Ujye unyigisha iby'amategeko yawe. Ribe isengesho rya buri muntu wese uyu munsi mu izina rya Yesu. Abwira Imana ati, Mana, nje imbere yawe uyu munsi, nje imbere yawe muri iki cyumweru, nje imbere yawe muri uku kwezi. Ndakwinginze, ndagusaba ikintu kimwe, unyigishe iby'amategeko yawe nyitondere. Haleluya. Kugeza imperuka, sinzayaveho, sinzateshuke n'umunsi n'umwe. Ni nayo mpamvu ubutumwa bugiye gutambuka, hunga udapfa, kugira ngo Mwami twitondere ibyo twumva, ntituzateshuke n'umunsi n'umwe, ahubwo tubikomeze kugeza imperuka. Imperuka iri mu buryo bubiri. Hari ugusoza urugendo hano ku isi tuvuye mu mubiri mu buryo busanzwe bw'urupfu nk'uko wabivuze. Hari n'umunsi impanda y'Uwiteka izavuga. Izo nzira zose uko ari ebyiri, Mana, utwigishe twitondera amategeko yawe. Inzira imwe cyangwa se iyindi nisohora, tuzabe turi tayari kubw'ubuntu bwawe. Urakoze Mana. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze bikugarukire. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye ko ubu butumwa uri buzane benshi kubwo gukiranuka. Umuvandimwe ugiye kubunyuzamo, umuhumekere Mwuka Wera, ntiyongereho ntakureho. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ya. Bavandimwe, nk'uko twabivugaga, tubahaye ikaze mwese mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi icyo Imana yashyize umukozi wayo, umuvandimwe wacu araza kutwibwira. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubu butumwa. Hari ibintu mbere, hari ibibazo nabonye abantu bagiye babaza mu butumwa butambutse. Ariko wenda uyu munsi si uwabyo, ariko mu byo dutegura nabyo tubishyire, tuzabihe mu mwanya kugira ngo tumenye exactement niki twasubiza abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Urugero rworoshye, hari nk'uwabajije ngo none
ngo none nta rangamuntu none nta rangamuntu muri ibi bihugu byitwa ko byateye imbere ntacyo wakora. Urumva Yesu atarakwiriye kurengera ibi bintu bitaraza koko. Urumva icyo ni ikibazo. Ati muri biriya bihugu barimo bikomeye nta rangamuntu ntacyo wakora. Ese Yesu ashobora kurengera ubwoko bw'Imana koko? Undi aravuga ati muzadufashe gusobanukirwa ikimenyetso cy'inyamaswa n'izina ryacyo no kubitandukanya. Hari umubare, hari ikimenyetso, hari n'izina. Ibyo byose hari abakeneye kubimenya no kubitandukanya, kandi biratandukanye uko biri kose. Gusa hari undi muvandimwe wanditse, ariko we nabibonye neza ko ari umudivantiste, kuko nibo bakunze kuvuga ibi nabyo kubwihishurirwa babifiteho. Ngo murakoze cyane kubw'ubutumwa muri kutugezaho, ni ingenzi cyane kubimenya kugira ngo tubashe kwitegura Yesu twihana ibyaha byacu. Gusa ibi byose muri kutubwira ni umubare w'inyamaswa. Niko wavuga ngo ibi byose muri kutubwira ni umubare w'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, niko bivuze. Muzasome neza ibyahishuwe Yohana 13, muzasangamo umubare w'inyamaswa ariyo 666, izina ry'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Muzabisome neza, musenge Imana izabahishurire. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Impamvu nari mvuze ko ari umuvandimwe w'umudventiste ni ukubera ko ari ryo dini ryonyine ryemera kuri iki kintu cyitwa ko ngo ikimenyetso cy'inyamaswa, ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni ku cyumweru, ni Sunday law, itegeko ryo ku cyumweru. Niryo dini ryonyine ribivuga gutyo, ariko arabidusabye ngo tuzasome, tuzongere tubasobanurire neza. Ni byiza cyane, ni igitekerezo cyiza kungurana ibitekerezo. Ese ni ku cyumweru, ese ni iki? Ibyo ni ingenzi cyane, kandi Imana nidushoboza tuzabikora, kuko ibi ni ibintu abantu batumva kimwe, ariko bunguranye ibitekerezo bashobora kugera ku mwanzuro ushimishije. Voilà, ni byinshi sinabivuga byose, ni byinshi bitandukanye. Uzabwira abantu, bahe umuburo w'amagambo ari muri Bibiliya. Iki cyigisho nagikurikiye, ibyo uvuga ntibyanditswe, n'ibyiyumviro byawe. Okay, niko abyumva, ariko buriya ntiyakurikiye neza ubutumwa, ni ukumwumva, ntabwo yakurikiye neza. Imana imushoboza akurikire neza, yumve ko ari ijambo ry'Imana, ahubwo atari ibintu bituruka mu byiyumviro by'umuntu. Erega ijambo ry'Imana, hari ijambo dusoma, hari n'ijambo duhishurirwa. Ibyo abantu ntibajya babimenya. Noneho ikintu nakongeraho, iby'ijambo ry'Imana ryatubwira, ubu ni igihe birimo kuva uko ijambo ryabivuze, ahubwo bikajya mu bigaragara. Rero rimwe iyo bigiye mu bigaragara, utabigiriweho ubuntu ntabwo yabimenya. Satani yabimenya mu mayobera. Urumva? Niyo mpamvu rero wowe iyo ugira ubuntu ukamenya ijambo, ukabireba, ukabigenzura, ukabimenya, uhita ubibona ko ari bya bindi birimo bigira gute bisohora. Ariko udafite ayo maso y'umwuka, ese utagira ubwo buntu ntabwo wapfa kubimenya, biba ari amayobera. Ni amayobera rwose. Na Daniel yarabihanuye, niba hariya nubwo nabivuzemo muri iryo jambo ry'ubushize yuko azabashyekengesha, uburiganya azabashyekenga. Rero Satani abashuka ntago, rero ni ukuvuga ngo ntago ari ibintu wapfa kurebasha, ahubwo ubimenya wabyisanzemo. Kuvuga ngo ubimenya wabyisanzemo. Rero tuzashaka igihe ikiganiro cyo gusubiza ibyo bibazo by'abantu. Ni benshi babajije, narabibonye, hariho n'abashimaga banishima, bashima Imana ko barushijeho kumenya no gusobanukirwa, kugira ngo ni nabo benshi cyane, ahubwo ni nabo benshi cyane. Namwe saba umugisha n'ababajije ibyo bibazo. Ndumva Imana hari igihe izaduha umwanya byose tukaza hano ari cyo kiganiro tugenda dusubiza ibyo babajije. Amen. Ushobora kutwibwira abakurikiye ubutumwa ari ubwa mbere, ubwire izina ryawe naho uri, hanyuma ufatireho sinzi icyo Imana yashyize ku mutima wawe uyu munsi,
Imana iguha umugisha, umwuka wera muri wowe rekaganirize ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Murakoze cyane muvandimwe. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wagiriwe ubuntu n'umwami Yesu, kandi umusore Imana yongereye iminsi yo kubaho kugira ngo arusheho kumukorera mu bihe nk'ibi by'imperuka. Ndi mu gihugu cya Uganda, mu mujyi wa Kampala. Murakoze cyane aho muri ku mpande enye z'isi, ndabizi ko mukurikirana ubu butumwa muvuye ku migabane itandukanye no mu bihugu bitandukanye bigize isi, cyane cyane abumva ururimi tuvuga ikinyarwanda rushobora kuba rwenda gusa n'ikinyarwanda. So umwami Yesu abamera umugisha, turabakiriye mu kiganiro Hunga Udapfa. Nkunda kubivuga kenshi avuga ngo ikiganiro Hunga Udapfa. Hunga Udapfa ntago ikiganiro Hunga Udapfa cyangwa iryo jambo Hunga Udapfa ntago ari urupfu rw'umubiri tuba tuvuga, ahubwo ni urupfu rwa rundi rwa kabiri rw'umuriro n'amazuku dusanga mu byahishuwe. So wa muriro utazima, kandi n'abazaba bawujugunywemo batagipfa ukundi, ahubwo bakababara iteka ryose. Rero ni ukuvuga ngo mbanje kukubwira ngo hunga urwo rupfu, uhungire mu mwami Yesu. Turi mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 17, aho Sodomu na Gomora bari bamaze gusayisha ibibi byose, ariko Uwiteka akareba akabonamo umugabo umwe wari umukiranutsi yaririnze icyaha n'igisa nacyo, ngo yahoraga agira agahinda k'ibyaberaga muri icyo gihugu yari arimo, uwo bitaga Loti. Loti uwo yari muhungu wa Aburahamu yari se wabo. Noneho Imana yohereza abamarayika bayo kugira ngo bajye gukura Loti muri icyo gihugu, bajye kureba uko bimeze. Bagezeho koko basanga bya bindi byose ari umunuko imbere y'Uwiteka. Basanga abagabo bahuje ibitsina baryamana n'abandi bagabo, abagore ku bagore, mbese ikizira cyarahawe intebe, kugezaho nabo ubwabo bashatse kubakorera ibidakwiriye. Ariko Loti agira umuhate wo kubakira no kugira ngo arwanye icyo kibi. Nanjye nje kukubwira ngo gira umuhate n'ishyaka byo kurwanya ikibi n'igisa nacyo, kandi byo kurwanya sisitemu z'isi zose zaba zihakana umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa zisahakana iby'ubugingo cyangwa iby'ubwami bw'ijuru. Nk'uko na Loti yagize iryo shyaka, agaharanira kugira ngo akore ibishimwa imbere y'Imana hagati y'abakoraga ibyaha. Hanyuma abamarayika barangije baramubwira bati rero Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu n'iki gihugu. Rero fata abawe bose, genda ubwire abakwe bawe, ubwire abantu bose mufitanye isano, ubabwire basohoke muri uyu murwa, ubabwire ko Uwiteka agiye kuwurimbura. Ku murongo wa 14 aho ngaho nsubiye inyuma gato. Ariko ngo abibabwiye ngo bose babifata nk'iyo gukina, baramuseka bati ibi ntibishoboka muzehe. Arangije marayika Uwiteka niko kumubwira ati noneho genda ujyane n'abumviye n'abo muri kumwe mu nzu yawe. Ngo barasohoka, ngo kandi bageze mu bikingi by'amarembo avuga ngo muhungire kuri uriya musozi, mutaruhuka mutaragera kuri uriya musozi. Natwe uyu munsi nje kubabwira ngo duhunge, twe kurimbuka, twe gupfa urupfu rwa kabiri, tutazapfa urupfu rwa kabiri, ahubwo tuzabone ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Nta bundi buhungiro. Sinkubwiye ngo hunga aho uri, ahubwo hunga mu buryo bw'icyaha. Va mu cyaha, va mu mwijima, hungira mu mucyo, va muri sisitemu z'ubwami bw'isi zihakana ubwami bw'ijuru. Nk'uko n'icyo gihe cya Sodomu amategeko n'imikorere y'icyo gihugu yahakanaga iby'ijuru, ashyigikira ikibi n'igisa nacyo, ashyigikira ikizira. Ariko Loti yirinda kandi ari muri icyo gihugu, ahungira muri Yesu, yizera Imana. Natwe uyu munsi rero umusozi dufite ni Kristo wenyine. Ku gihe cya Yobu, ku gihe cya Nowa, murambabarira, gihe cya Nowa Uwiteka yamutegetse guhungira mu nkugi. Uyu munsi dufite inkugi ariko gakiza Kristo yaduhaye n'abe bose. Natwe rero uyu munsi ku gihe cya Loti bategekwa guhungira ku musozi. Uyu munsi dufite umusozi, ni Kristo niwe buhungiro bwacu, kuko ijambo rye ryaramwe ngo muze abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo nta bundi buruhukiro dufite. Uburuhukiro dufite ni Kristo Yesu umwami wacu.
So natwe rero uyu munsi duhunge, kuko ibigaragara mu isi biteye amakenga nshuti yanjye, kandi ntibidutangaza, kuko umwami wacu Yesu yabitubwiye muri Matayo 24 akavuga ngo ibyo ntibizabura kuza, ahubwo aravuga ngo ibyo byose nibimera gutya muzararame murebe mu ijuru. Arangije aravuga ngo muzamenye yuko ngeze ku rugi, ku muryango. Rero ndagira ngo mubwire ngo umwami wacu Yesu Kristo araza vuba. Hindukira, va mu cyaha n'igisa nacyo, kandi nawe uhunze wihindukira ngo urebe inyuma, kuko no ku gihe cya Loti Uwiteka yabaye amabwiriza aravuga ngo kandi ntihagire uhindukira ngo arebe inyuma. Abo yabwiraga ni abamaze kumva ibyo guhunga, batangiye urugendo, bihannye, batangiye gusohoka mu bitajya umumaro, ariko abihanangiriza kutareba inyuma. Natwe Imana yacu ntiyifuza ko twongera guhindukira ngo dusubize umutima ku bitagira umumaro by'iyi si. Umwami Yesu aduhana umugisha. Rero ntatinze, ngira ngo nk'uko babivuze, muri iki gihe maze igihe nshyirwa ku mutima kubwira abantu b'Imana iby'ibihe by'imperuka dusohoyemo n'ibimenyetso no kugaruka k'umwami wacu Yesu. Nshuti yanjye, wasanga ari wo muburo kugira ngo nawe uhunge, nawe wakijijwe we gucogora, we guhindukira ngo urebe inyuma, kuko iyo uhindukiye, Mukaroti yarahindukiye aba inkingi y'umunyu. Mu yandi magambo byari bisobanuye ngo urugendo rw'agakiza ke rwari rurangiriye aho, rwari rurangiriye aho. So nanjye nje kukubwira ngo udahindukira wowe wizeye. Nawe utarizera, izera umwami Yesu, ihana ibyaha, nawe wihane, irinda amanywa nijoro, wirindira muri Kristo wahawe, ukomeze urugendo rujya mu bwami bw'ijuru. Rero tudatinze, ngiye kubabwira ijambo umwami Yesu yanshyize ku mutima, irijyanye ngo n'iby'isi nshya bashaka kubaka, ko ari umugambi wa Satani. Isi nshya cyangwa leta y'isi nshya, leta imwe bashaka gushyiraho y'isi yose, ni umugambi wa Satani. Uwo ni wo mutwe w'ijambo. Inshuti yanjye rero, ndagira ngo ibyo byose bigiye gukorwa, izo system z'isi nshya bayise isi nshya, mu cyongereza bivuga neza ngo the new world order, the new world order, bakongeraho ngo global government cyangwa one world government. Urumva, isi nshya ifite amabwiriza amwe kandi leta imwe, guverinoma y'isi imwe, ya leta imwe y'isi yose, guverinoma imwe y'isi yose. Noneho ndagira ngo mbabwire ngo iyo leta imwe y'isi yose bashaka gushyiraho ni umugambi wa Satani. Ibyo mbabwira ibi turi buze kubishyira no mu ijambo ry'Imana dusoma ibyanditswe, kugira ngo mudatekereza ko aya ari amagambo yanjye. Ariko mbere yaho murebe iyo video. Iyo ni imwe muzabaye, ni inama yabaye uyu mwaka. Impamvu tuba tubereka aya mavideo ni ukugira ngo mubirebe, murebe aho bihuriye n'ibyo tubabwira, mutagira ngo nibyo dutekereza, nk'uko mwumvishe muri comments umwe yavuze ati ibyo uvuga ni iki. Iyo nama yabaye muri uyu mwaka hashize amezi 5 ubu ngubu, ari inama bayise, sinzi uko nabisobanura, bayise Global Government Summit. Niko yitwa iyo nama, ngo leta imwe y'isi yose baragerageza guhuza inzego zitandukanye, ama NGOs atandukanye, n'abanyamadini, abakuriye amadini bashyizeho ibyo bita interface, amadini yose ku isi yose. Noneho barimo barakora n'iby'ifaranga rimwe, nabyo twigeze kubivuga, ariko ubu ngubu Imana ni inshobozi ikagira ubuntu, nzagenda mvuga kimwe ku kindi, wenda ntabihurijemo ari byinshi. Nk'uko ubushize twavuze kuri digital ID cyangwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, muri iyi isi imwe bashaka kubaka, iyo leta imwe y'isi yose bashaka kubaka, ni ukuvuga ngo hakazaba hagize bahurira ku mwirondoro umwe bose w'ikintu kimwe, bose bari mu biganza byabo bose, atari igihugu kimwe, atari umugabane umwe, ahubwo isi yose. N'ifaranga rimwe barimo bagerageza gushyiraho, naryo rizakorana na digital ID, babyise CBDI, Central Bank Digital Money, Digital Currency, ni CBDC, yeah, Central Bank Digital Currency. Ibyo nabyo ni ifaranga rimwe, ni program barimo gukora ya banki imwe y'isi yose, ya banka y'isi yose, barimo gukora ifaranga ry'ikoranabuhanga.
izahuza na digital ID. Ibyo nzabigenda mbivugaho kimwe ku bwacu uko umwami azangirira ubuntu. Noneho icyo nshaka kuvuga rero ni ibi bya leta imwe, ibyo byose bizaba biri muri leta imwe. Ndagira ngo nkwereke nyina w'ibyo byose cyangwa nyirabayazana w'ibyo byose. Leta imwe rero murebe muri iyo video, ni ukuvuga ngo izo ni inama za bamwe mu bakomeye b'iyi si bagize amaguverinoma atandukanye ku isi yose. Bari bakoze inama ngo barebera hamwe icyatuma isi ngo y'ahazaza cyangwa isi y'ubu ngubu barimo bubaka ngo kugira ngo igire amahoro kugira ngo igire amahoro, ngo barebera hamwe icyo bakwiriye gukora ngo kugira ngo he kubaho intambara, he kubaho ibibazo ibyo ari byo byose, ahubwo bubake isi imwe iri mu rukundo, iri mu bumwe, ikorera mu bumwe, ijya mu cyerekezo kimwe. Ariko icyo cyerekezo ni iki nshaka kubaza? Ni ukurimbuka. Iyo video mukomeze muyirebe, harimo abayobozi b'ibihugu abakuriye za NGOs zikomeye ziyoboye isi, harimo abava mu mastate atandukanye mu bihugu bitandukanye. Noneho tugarutse wenda tuvuye kuri iyo video, ndagira ngo dusome ijambo ritwereka yuko iyo si imwe bashaka kubaka atari umugambi w'Imana, ahubwo ari umugambi wa Satani. Nabyo ni bimwe mu bikimenyetso kitugaragariza kugaruka kwa Kristo, kuko niba abana b'abantu barimo bagenda bakuraho imigambi y'Imana, icyo Imana yaremye bakakivuguruza, ni bitwereka yuko kugaruka k'umwami wacu kwegereje, kuko hari iby'Imana yaremye ibyiremera nka irabyisigariza. Rero abana b'abantu iyo tuje, Satani agakoresha bamwe bakumva ko ibyo bikwiriye guhindurwa, yuko ni ukuvuga ngo Imana baba bayihinduye inyabinyoma, kandi baba barimo bavuguruza umugambi n'ubushake bw'Imana. Kuko nta cyaremwe, ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 haramwe ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana, nta n'icyaremwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo nyiri kubirema ibyo yaremye byose yabiremye afite impamvu. So ndagira ngo mbereke rero ibyo byo gufata isi bakayigira imwe yuko atari umugambi w'Imana, kuko Imana niyo yaremye iyi si. Ijya kuyirema yari izi impamvu yo kuyirema kwayo. Mu itangiriro ubundi Imana irema isi ntabwo yigeze igabanya ibihugu n'amahanga. Yaremye isi kandi irekeraho ururimi rumwe, kuko yari yararemye Adamu, irema na Eva, barabyara kugeza aho bagiye bororokera kuri iyi si. Havamo imbyaro zimwe zihakana Imana, zitubahisha izina ry'Uwiteka. Noneho igihe kigeze kugira ngo murebe ko Imana ariyo yongeye ikagabanya imipaka, ikagabanya ibihugu. Nicyo kintu cya mbere. Imana irema isi yayiremye ari imwe, irema n'abantu bafite ururimi rumwe. Nyuma y'igihe, iyo dusomye mu Itangiriro mu bice 10, nyuma y'igihe irongera igabanya imipaka, yemeza abantu ko bagira gute, igabanyamo ibihugu ikoresheje abantu bariho icyo gihe. Noneho nyuma yaho, icyo nicyo cyabanje kubaho, igabanya isi. Nyuma yaho irongera igabanya buri gihugu, itanga indimi zitandukanye, kandi itatanyiriza abantu ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye, nk'uko yari yamaze gushyiraho imipaka. Tudatinze reka dusome kugira ngo murebe yuko Imana ariyo yashyizeho imigabane, ikemera ko ibihugu habaho imbibi z'ibihugu. N'iki habaho ibihugu bitandukanye ikoresheje abantu bariho muri icyo gihe. Itangiriro ibice 10 umurongo wa 25. Itangiriro ibice 10 umurongo wa 25. Ahangaha hari hanyuma ya wa mwuzure, hanyuma y'uko isi irimburwa. Isi imaze kurimburwa nibwo Imana imaze kurimburwa n'umwuzure ku gihe cya Nowa. Imana yongera kororotsa Nowa nk'uko yari yarabimusezeranije. Urubyaro rwe ruragwira, rurororoka. Barongera isi ibamo abantu, kuko abandi bose bari basigaye bari barimbutse. Hasigaye abantu 8, abari umuryango wa Nowa wonyine wahungiye mu nkuge, n'inyamaswa, ikigabo n'ikigore mu nyamaswa. So none abo bantu barongera barororoka. Ku murongo wa 25 rero nibwo ku gihe cy'urubyaro rwa Nowa, nibwo Imana nanone nyuma yaho yaje kugabanya, ishyiraho imbibi z'ibihugu. Reka dusome umurongo wa 25 wonyine. Ngo Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Peregi,
nuko mu gihe cye Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Peregi, kuko mu gihe cye arimo isi yabagabanirijwemo, kuko mu gihe cye arimo isi yagabanirijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Sindi busome byinshi. Urumva ku gihe cy'uwo Peregi na Eberi, urumva nibwo abo ni bamwe mu buzukuruza ba Nowa, nibwo ngo isi yagize gute, yagabanirijwemo, nibwo isi yagabanijwe, isi ivamo ibihugu, ivamo ubwami butandukanye, mu gihe yagaragaraga nk'aho ari imwe. Hanyuma yo kurimbuka kw'isi kwa mbere kwabayeho ku gihe cya Nowa, irimbuwe n'umwuzure. Nyuma yaho rero ku buzukuruza bagiye bamukomokaho kuri uwo Peregi na Eberi, nibwo Imana yongeye kwemera yuko noneho yemera ko bwa mbere na mbere habaho imbibi z'ubwami n'ibihugu, isi iragabanywa. Noneho nyuma yaho rero icyongeye kubaho, dusomye nanone mu Itangiriro ibice 11, ibice 11, nibwo tureba abashakaga kubaka umunara w'i Babeli, nabo nanone bashakaga gukora nk'iki cy'uyu munsi kiriho, New World, One World Government cyangwa se Global Government, isi imwe, bashaka kwiyubakira ngo ikintu kimwe, ngo kugira ngo be gutatanira hehe, be gutatanira mu mahanga, ngo ahubwo kugira ngo biyubakire umunara ngo bagire izina rimenyekana mu isi. Nabo ni ukuvuga ngo barimo bashaka kubaka ibi bintu wumva ngo ni One World Government, Global Government, bashakaga kuba mu bumwe, kandi mu gihe Imana yo yamaze gutatanya, gucamo ingabano z'ubwami n'ibihugu bw'isi. Noneho hano reka dusome ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe, guhera ku murongo wa mbere, n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke, aho hantu tumve neza ku murongo wa 4, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Bene data, iyo nayo bashakaga, ni igihe ubwami bw'isi n'abari mu isi, abitwaga ko bakomeye muri icyo gihe, bashakaga gukora ikintu kimwe, ngo kugira ngo babe mu bumwe, bagire izina rikomeye, bumva ko bagiye kwiyubakira ubwami budahinduka, budahinyurwa, kandi ikindi ngo rigere ku ijuru. Mu yandi magambo, bashaka kumva ko nabo hari aho bagera ku Mana isumba byose, hari urwego bashobora kugeraho rwo gukora nk'iby'Imana ikora. Nicyo nshaka kubabwira. Bumvaga nabo bafite ubushobozi bwo kuba bagera aho Imana ituye ku ijuru, nabo bagera ahantu bagomba gukora ibyo bashaka byose bikaba nk'uko babishaka. N'uyu munsi igituma bubaka iyi si imwe, ngo baragira ngo bazane amahoro. Kandi mwibuke yuko ijambo ry'umwami wanjye Yesu ryarambwiye ngo amahoro yanjye ndayabaye, ngo kandi simba nk'uko ab'isi batanga. Kandi nanone ijambo ry'Imana rikanyereka yuko nta handi twabonera amahoro atari muri Kristo Yesu, kuko niwe mwami w'amahoro. Ni ukuvuga ngo ibyo rero barimo bubaka batubakiye kuri Kristo Yesu, ngo kugira ngo ibihugu bigire amahoro, ni iki? Baribeshya, kuko nta hantu ibihugu byakura amahoro cyangwa abantu bakura amahoro bitari mu mwami wacu Yesu Kristo. Icyo ni kimwe. Ikindi ngo ni ukugira ngo mu by'ubukungu batere imbere, bagere aho bashaka. Ikindi, dore barimo baragenda barema ibintu bitandukanye, ariko nyamara barerekana ko nabo bafite ubushobozi bwo kugera ku rwego Imana iriho, bwo kugera ku rwego Imana iriho byo yaremye byose. Nk'uko n'aba bantu b'i Babeli nabo ubwabo bumvaga ko bagiye kurema, kubaka ibintu byabo, tekinoloji zabo, buri kimwe cyose, ngo bakagera ku ijuru, bakagera ku rwego rw'Imana. Ariko n'uyu munsi ari byo nanone biriho, nakubwiye ngo isi, leta y'isi imwe bashaka kubaka, ni umugambi wa Satani. Nk'uko nanga ku munara w'i Babeli ariko byari bimeze, si ubwa mbere bibaho. Ni umugambi wa Satani
uba ushaka kwerekana ko n'abantu bamaze kugira ubushobozi bwo kuba bakora nk'iby'Imana ikora. Niyo mpamvu uyu munsi bagenda buri mwe tuzabiganiraho, barimo kurema amarobotsi y'ibyuma, bakavuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo gushaka robo agatunga pin code yayo, security code, akajya ayikoresha ngo bagakorana imibonano mpuzabitsina ari umugore wayo cyangwa ari umugore we cyangwa ari umugabo we. Urumva bageze ku rwego rwo kumva kugira ngo bavuguruze Imana yavuze yaremye umugabo ikarema n'umugore, kugira ngo umugabo ashaka umugore babyare bororoke bagwirize. Kandi ikindi baba barimo bahakana kugira ngo kubyara kubyara guhagarare, kuko ntabwo wabana n'icyuma ngo mubyare. N'ibindi byinshi bagiye bakora, bakazanamo n'ibindi byinshi za family planning n'ibindi byose by'abadayimoni. Ni gute wa planingira icyo utaremye? Ahubwo kugiplaningira kwiza ni uko uca bugufi ugasaba Imana, ukayibwira uti Imana, ni wowe ufite plan z'ibi bintu, ni wowe muremye, noneho bigenze gutyo, ukayisaba icyo wifuza, ariko atari wowe ugiye kuvuguruza. Tuzagenda tubiganiraho. So iyo niyo simwe barimo bubaka, nk'uko bari abubatse umunara w'i Babeli. Ariko noneho muri icyo gihe ngo Uwiteka amaze kubibona ko bari bahuje ururimi, icyo gihe Imana yari imaze gushyiraho ingabano z'ibihugu, ariko bo bashaka kumva ko batajya mu bihugu bitandukanye, bashobora kwibumbira hamwe bakaguma mu kintu kimwe, bakaba hamwe mu bumwe. Kandi Imana hariya twasomye mu bice 10 hatwereka yuko aribwo habayeho ingabano z'isi. Mu isi hakagira ingabano n'ibihugu n'ubwami bw'isi. Noneho bo kandi hano nyuma Imana imaze gushyiraho ingabano, bo nanone Satani abakoresha agira ngo arwanye icyo Imana yashyizeho. Bashaka kwiyubakira ikintu kimwe, bavuga ngo twe gutatanira mu isi, tube umwe, tube ikintu kimwe. Niyo mpamvu uyu munsi barimo bashaka gukora leta imwe, ifaranga rimwe bijyanye n'umwirondoro umwe, ibyo birafatanya. Ubundi digital ID ifatanye na digital currency, bizaba biri mu kintu kimwe kuko byose bizakorera mu buryo bumwe. Noneho n'idini rimwe, kugeza n'igihe kizagera bagashyiraho igisirikare kimwe cy'isi yose. Ibi bihugu byacu mureba bikamera nk'ama-states, nk'uko wumva Amerika ari igihugu kimwe ariko ikagira state 50 na zingahe ziyoborwa na ba gavana, kugeza aho abaperezida bacu bazajya bamera nka ba gavana cyangwa nka ba meya b'uturere cyangwa nka ba gavana b'ibihugu bitandukanye. Isi yose iyoborwa n'umuyobozi umwe. Ariko ibyo byose ari mu mugambi wo kurwanya bya bindi Imana yaremye igashyiraho ingabano z'ibihugu, nk'uko n'i Babeli bashatse kubikora. Noneho ngo Imana imaze kubona ko bahuje ururimi, imaze kubona ko ari ubwoko bumwe kandi bahuje ururimi, iravuga ati ntacyo batazageraho. Ngo imanurwa no kureba ibyo bubaka. Ngo ibonye ko bimeze gutyo, nibwo yafashe umwanzuro wo kurema indimi nyinshi itandukanye indimi zabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nubwo yatandukanyije indimi, ariko still babandi yashyizeho imigabane y'ibihugu, ingabano z'ibihugu, ishyiraho indimi zitandukanye mu isi yose, buri gihugu n'indimi zacyo. Nanone Satani arimo arakoresha abatuye isi kugira ngo bongere bumve ko ibyo byose Imana yakoze ntacyo bivuze. Bo bakubaka ikintu kimwe ngo barashaka amahoro. Ariko nshuti yanjye, hunga udapfa. Izo system zose zirimo ziza, ndagira ngo ube maso. Icyambere, va mu byaha, va mu ntege nke. Nawe wakijijwe, komera, shikama, shaka Imana, kuko ibihe turimo twinjiramo ni ibihe byo kugira ngo tugere ku mpera y'ibihe, kuko ni ikigaragaza imperuka y'ibihe. Noneho Imana ibonye ngo bazabihuza, itatanya indimi zabo, batangira kunyuranya. Ubwiye umwe atizana itafari akazana umuhoro, ubwiye undi atizana umuhoro akazana isuka, kuko bose barimo bubaka ikintu kimwe. Birabashobera, biba ngombwa ko batatana. None uyu munsi abari baratatanye, kandi nanone barashaka. Wibuke kutatanira mu isi yose ni umugambi w'Imana. Mu itangiriro nanone haravuze ngo nimugende mubyare mwororoke mugwire isi, ariko isi nayo ikumva ko yakwibumbira mu kintu kimwe. So noneho hano arangije atatanyije indimi. Reka nsome nsimbutse gato umurongo wa 8, aho twari turi mu bice 11. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira isi yose.
Murumva umugambi w'Imana? Imana yatatanyije indimi zacu, ikindi adutatanyiriza gukwira isi yose. Ni ukuvuga ngo buri rurimi rugira ubwami bwamo, ahubwo duhurizwe mu bwami bumwe, aribwo bwami bwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Icyo ni cyo umwami Yesu adushakaho gusa, guhuzwa n'amaraso ya Yesu, tukaba ubwoko bumwe bw'abera, kandi tukaba abana b'Imana isumba byose. Turi abana bafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, ariko tudahujwe no gukora ibihakana Imana hano mu isi. So iyi mpamvu rero barimo bubaka icyo kintu ni ukugira ngo nk'uko ni Babeli babyubakaga kugira ngo barwanye Imana cyangwa kubaho kw'Imana, niko n'isi y'uyu munsi Satani arimo arabikora kugira ngo bubake leta imwe igize isi yose, one world government cyangwa global government. Nk'uko mwabonye muri iriya nama nibyo bavugagaho, bavuga icyo bakwiriye gukora kugira ngo byihute vuba cyane. Ubundi plan yabo ni ukutarenza 2030, ariko Imana niba ireba ari cyo gihe ngo bisohore, izemera bisohore. Kandi niba ireba atari cyo gihe, uranyumva muvandimwe? Uranyumva? Okay. Kandi niba ireba atari cyo gihe, okay, niba ireba atari cyo gihe, izakomeza ibidindize. Inshuti yanjye rero, kanguka, va mu bitotsi, kuko iyi si imwe bashaka kubaka leta imwe y'isi yose niyihakana ubwami bw'ijuru no gukora kw'Imana. Kuko mu mugambi w'Imana yatatanyije indimi z'amahanga, ishyiraho n'ingabano z'ibihugu. Uyu munsi n'icyo gihe habayeho bamwe bashatse kubaka ikintu kimwe, nk'uko n'uyu munsi bashaka kubaka ikintu kimwe, buri kintu cyose ngo kibe kiri mu bumwe. Leta imwe, ifaranga rimwe n'umwirondoro umwe, idini rimwe. Yo nshuti yanjye, hunga udapfa. Ariko icyo nkundira Imana, niba ireba bikwiriye izemera bibeho, kandi niba ireba bitagize izamanura itabare ubwoko bwayo, izamanuka itabara ubwoko bwayo. Ariko ibyo byose tugomba kubibona kuko birimo birategura. Kristo rero niwe uzi igikwiriye, niwe uzi icyo adutegurira nk'abana b'Imana. Ntatinze reka dusome iki cyanditswe ngiye gusoma, tuzakomeza kukivugaho cyane, kizajya kigenda kigaruka kenshi. Kiri mu Batesalonike ba mbere, ibice 5 guhera ku murongo waho wa mbere. Umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Haleluya. Hano ijambo riratubwiye ngo ariko bene data. Bene data ni abahe? Nimwe mwizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Nitwe dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo ntabwo iby'iminsi n'ibihe tugomba kubyandikirwa no kubibwira, ahubwo nuko dukwiriye guhora twiteguye, ngo kuko umunsi wo kuza k'umwami wacu Yesu uzatungura. Ariko twebwe ntabwo dukwiriye gutungurwa, kuko twarabibwiye tugomba guhora twiteguye amanywa nijoro, isaha ku yindi. Arangije aravuga ngo ubwo bazaba bavuga, ni bande? Ubwo bazaba bavuga ngo nta mahoro nta kibi kiriho, ngo nibwo azabatungura nk'uko, ngo kurimbuka, ngo nibwo kurimbuka kuzabatungura, ngo nk'uko umugore utwite atungurwa n'ibise. Abo ni bande bazaba bavuga ngo nta mahoro? Ni ba bandi barimo bubaka isi imwe, kuko ibyo bakora ngo barimo barabikora kubw'iki? Kubwo kugira ngo bashakire hamwe amahoro n'isi, igisubizo cy'isi, ngo baba amahoro. Urumva ko bishobora kuzabaho, Imana ikemera ko baba mu bumwe, bakimika n'uwo muyobozi umwe, n'idini ryabo bakarigira rimwe, n'ifaranga ryabo n'imyo. Ariko muri icyo gihe bumva ko bageze ku byo bashakaga. Mu itangira ryabyo twebwe tugitegereje gutabarwa k'umwami wacu Yesu, aho ngaho bakaba ariho batungurirwa, bo bibwiraga ko babaye successful cyangwa bageze ku ntego yabo, cyangwa bageze ku ntego yabo. Urumva? Ariko noneho ako kanya hakabaho gutungurwa, kandi bo bari bazi ko bageze ku ntego
yabo y'ibyo bibwiraga n'ibyo batekerezaga. Ubwo ngo isi yose izabivuga ngo ni amahoro ni amahoro, bumva bafite idini imwe ibaganisha ku kurimbuka igendera ku mahame y'isi, bafite ifaranga rimwe, umwirondoro umwe, umuyobozi umwe, bavuga bati ubu isi impamvu barimo babyubaka bitwaza kuvuga ngo ni ukugira ngo barwanye intambara ziri mu bihugu no kutumvikana, bitwaza kuvuga ngo ni ukugira ngo barwanye ibiza n'ibyorezo biri mu isi. Ariko ibyo byose ahubwo ni inzira yo kugira ngo umwami wacu Yesu abatungure. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibi birava kuri Satani, kandi ni ikimenyetso kitugaragariza kuza k'umwami wacu Yesu. Ni hehe bibereye ikimenyetso? Hano mu Batesalonike ba mbere ibice 5 natweretse yuko ngo umunsi bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro nta kibi kiriho. Ibyo bihugu n'amahanga n'abayoboye isi bumva bageze ku ntego yabo, babaye umwe, isi yose bayiganishije mu maboko ya Satani, ngo aho niho bazatungurirwa no kugaruka k'umwami Yesu no kurimbuka, ndetse si ukugaruka gusa no kurimbuka. Ariko kuri tw'abana b'Imana niho tuzabonera Imana. Inshuti yanjye, hunga udapfa, kandi hunga udapfa. Amen, amen. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Habaye akabazo tekinike, mu byihanganire gatoya, ariko akabazo niba kabaye ubutumwa ntabwo bwagize ikibazo, turabukomerezaho umuvandimwe yarabugejeje kugira ngo dusoze icyo yari arimo kuvuga. Ni ukuvuga ko aho yari ari mu gihugu cya Kampala umuriro uragiye, interineti ivaho. Murabyumva namwe ko Satani yagerageje kurwanya ubutumwa kuva kare, habaye utubazo dutandukanye kugira ngo butavugwa, ariko buravugwa kandi burarangira mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkomereze aho umuvandimwe yaragejeje kugira ngo ubutumwa burangire neza. Sinzi icyo yari yateguye gusorezaho, ariko umwuka w'Imana ndahamya ko ari umwe, ari busoze nk'uko byari biteganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Yari ari ku murongo wa gatatu, Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 3, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Umva, icya mbere bazatungurwa, icya kabiri ntibazabasha kubikirana hato. Bavandimwe, ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro ku isi yose, murabizi neza cyane ko ariyo mugambi ukomeye isi irimo kwirukamo amahoro. Idini rimwe rihujwe n'ikiswe amahoro. Amahoro ayahe? ariya batubwira buri munsi ngo ubumwe bw'amadini, ubumwe bw'amatorero n'ibiki, abayisilamu n'abakristo n'abayahudi n'ibiki bahurire hamwe ngo basenge bashaka amahoro. Ayo mahoro barimo kuvuga ni babandi umuvandimwe yari amaze kuvuga ngo ni babandi barimo kubaka iyi si bahujwe n'amahoro. Ayo mahoro si amahoro y'Imana yayandi Yesu yavuze ngo tanga amahoro atari nk'uko isi yatanga. We Yesu atanga amahoro nyamahoro, ariko isi irimo gushaka icyitwa amahoro kandi ari umugambi wa Satani. Idini rimwe niyo gahunda bari, guverinoma imwe niyo gahunda bari. Ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro ni amahoro, nigo kurimbuka kuzabatungura, kandi muri bose nta n'umwe uzabicika na gato. Bavandimwe, murabona isi yose ihugiye mu mahoro, intambara hirya no hino, ibibazo bitandukanye iburyo n'ibumoso. Abo bose barimo gushaka ikintu cyabahuriza hamwe kugira ngo bavugure umwe. Mwabonye urugendo Kim Jong uriya wa perezida wa Korea y'Amajyaruguru, Korea du Nord, yakoze urugendo rukomeye rw'amateka mu Burusiya guhura na Vladimir Putin. Muri iki gihe Putin yanzwe n'amahanga yose, n'Uburayi na Amerika na OTAN na UN, bose banze Putin. Ariko Kim Jong uriya nawe murabizi amateka afite uburyo ki nawe yanzwe. Abanzi babiri ba Amerika, abanzi babiri ba UN, abanzi babiri ba communauté internationale, abanzi babiri b'ubumwe bw'Uburayi bahuye ubw'umugambi umwe gusa. Niki bakora kugira ngo ibi bintu biri ku isi birangire? Niki bakora kugira ngo ibi bintu Amerika yihaye, Union Européenne yishyizeho, niki bakora kugira ngo babereke ko bibeshye? Mu yandi magambo, ni umugambi wo kuvuguruza ibyo ari amanama akomakomeye arimo. Murabyibuka ko ejo bundi ku itariki 18 hari inama ikomeye
ni 18 niba nibeshye ejo bundi 15 cyangwa 18 inama ikomeye izahuza abayobozi bose b'isi kugira ngo bihutishe imigambi barimo gupanga, twabibabwiye mu mavideo washize. Ibyo byose bari mu biki? Guhuzwa n'amahoro. Niki twakora kugira ngo isi ibone amahoro? Ariko ayo mahoro n'amahoro ya Satani no kugira ngo bafate isi yose bayishyire mu biganza by'umwanzi. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro nigo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi muri bo nta n'umwe uzabirokoka. Icyo ni ikimenyetso kigaragara ko Yesu ni uzasoza ibi byose. Yesu ni uzaza wenyine kuzana amahoro nyamahoro. Muribuka ko Antikristo urusengero rwa gatatu nirumara kubakwa ngo azagenda ahagarara hera hahera, isi yose imuhanga amaso. Ni nawe wenyine azabasha gutuza intambara iri hagati y'Abarabu na Isiraheli, kuko intuza ya gatatu nijya kubakwa izubakwa, ingoro ya gatatu izubakwa hahandi ari uriya musigiti ukomeye wa kabiri ku isi. Aho muri icyo kibanza cyangwa aho uri niho bagomba kubaka. Murumva ko izaba ari intambara ikomeye hagati y'Abanyesirayeli n'ibihugu by'Abarabu. Izaba ari intambara ikomeye mu rwego rw'isi, nta wundi uzayihosha. Antikristo azaza yiyite ko azanye amahoro, kandi simwakirire bati dore wa muntu uzanye amahoro niyo Mana, bamupfukamire bamuririmbe. ari aho ngaho nibwo azatangira gutuka Imana mu buryo bukomeye. Natangira kwituka abantu bakanguka, Abayahudi bakanguka, uyu twari tuzi ko ari we Mesiya waruje, nyamara si we, kumbe ni shitani. Aho niho bazabona ko ya mahoro baririmbaga atari ya mahoro, ahubwo ni ikuzimu hazamutse ku mugaragaro. Bene data, icyo gihe bizagenda gute? Umwami Yesu wenyine niwe uzaza gusoza imidugararo yose iri ku isi. Uko yazamukiye ku musozi Elayono, ni nako azagaruka isi yose irimo kumureba. Niwe uzahosha ibibazo byose biri hano ku isi. Umwana w'umuntu ntibizashoboka. Nk'uko Imana yabatatanyije indimi, nako igiye kubatatanya imigambi yabo muri iyi minsi imperuka. Komera ushikame, wakurikiye umwami ukomeye. Nawe utarakurikiye umwami Yesu, iki ni igihe cyo gukurikira Yesu Kristo, ukamwakira, ukamwemera mu buzima bwawe, akakubera umwami, akakubera umukiza. Aya mahoro wavuga nta wundi uzayatanga, ni Yesu wenyine. Muvandimwe, turahiriwe cyane kuba twarakurikiye umugabo nyamugabo, umwami w'abami. Haleluya! Umwami waremye byose, aturema twese. Uwo nguwo uzazana ayo mahoro y'isi. Umva, Bibiliya itubwira ngo umwuka uturuka muri Kristo, muri Yesu, ngo Yesu azahuha. Guhuha apana gukubita. Apana gukubita ingumi. Bibiliya ntabwo itubwira ngo azamukubita ingumi cyangwa azamutema. Ngo umwuka uzasohoka mu kanwa ke gusa. Amateka ye n'ibye nabe yose abagiye mu mazi, abagiye kuzimu, bishye birangire iteka ryose. Niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iki ni cyo gihe. Subira muri sengesho, ca bugufi, upfukame, uvuga uti Mwana, ndi mu kubibona ko ibihe birimo kurangira, none ndakwinginze Mana, uze mu bugingo bwanjye. Ca bugufi gusa ubwire Yesu uti Mwami Yesu, ndi umunyabyaha, ndabyemeye, ndi umunyabyaha, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndakwemeye nk'uko ijambo ryawe ribitubwira mu Baroma 10:9. Kuva uyu munsi umbere Imana, ubere umwana, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ntuza gutwara abawe, nanjye ntuzasige. Umpe kuba umukristo w'ukuri uvutse ubwa kabiri, nanjye ejo nzaba umukozi wawe. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Yesu aguhe umugisha muvandimwe. Bumbatira ku gakiza, bumbatira Yesu umaze kwakira. Ushake bene so musengane,
urabona nimero zacu aho ngaho, twandikire tukuyobore ni gute ushobora gukomera mu gakiza. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha mwese bene data bavandimwe mwakurikiye ubutumwa. Amahoro y'Imana n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu n'urukundo ruturuka ku Mana Data bibane na buri umwe wese mu izina rya Yesu, amen. Yesu ni umwami, Satani yarwanyije, ahora arwana ariko si umuneshi, amen. Ubutumwa burasojwe, dukomere cyane, dukomere ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha, amen. Harimera mu butumwa kwitorero.